Bye mom. Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse n'abatarayikora aka nakanya keza ko kuyikora. Rero nkuko mwabisabye uyu munsi tugiye kuganira kuri short story yitwa The Living yanditswe n'umwanditsi Moise G. Vasange. Iyi nkuru rero iri mu nkuru 16 zikubiye mu gitabo When the Sun Goes Down. Turaza kubasobanurira kandi tunacukumbure mu buryo bwimbitse iyi nkuru ya The Living yanditswe n'uyu mwanditsi Moise G. Vasange. Turaza kureba setting y'iyi short story, turaza kureba plot, turebe conflict, characters and characterization, themes and others. Keep in touch, don't miss. Mbahaye ikaze, je mujye kubana na Emmanuel Wihanganye. Kwihuse rero reka duhere kuri setting and plot. Setting iyi short story reka rero dutangirira. The story is set in Dar es Salaam, Tanzania. We first meet the family living on Uhuru Street, where the narrator's mother runs the shop. Later they moved to the residential area of Upanga upon her selling her shop. Yes, nkuko mubyumvishe rero baratubwiye ngo inkuru ibera Dar es Salaam muri Tanzania. Tubanza guhura n'umuryango uba ku muhanda wa Uhuru, aho nyina w'umusangiza cyangwa se nyina wa narrator cyangwa se nyina w'umubara nkuru uri kutubara ino nkuru afite iduka. Nyuma bimukura mu gace k'icumbi ka Upanga nyuma yo kugurisha iryo duka. The narrator informs us their mother laid hopes on he and Alo. This is because they both excel at school. Mr. Datu, a former student and teacher at the boys' agriculture school, visits the town from USA. His similarity of background with Alu makes Alu feel that he too could study in the USA. Yes, nkuko nareta bitubwira ngo umusangiza cyangwa se nareta atubwira ko nyina yashyize ibyiringiro kuri we na Alu. Ibi nuko bombi batsinda neza mu ishuri. Bwana Datu, umunyeshuri n'umwarimu w'ishuri ry'abahungu ry'ubuhinzi, asura umujyi avuye muri Amerika. Ubuzima bwe bujya gusa n'ubwa Alu, bituma Alu yumva ko nawe ashobora kwiga muri Amerika. He starts writing applications to various universities in America. His ambition is to study medicine. When the results out, he has straight A studies. This is what makes the offer from CIT more appealing. Ngatangira kwandika ubusabe mu mahanga cyangwa se muri za kaminuza zo muri Amerika. Intego ye no kwiga ubuvuzi. Iyo amanota asohotse aba afite straight cyangwa se AS, aba yatsinze ku rwego hejuru nyine kuri kategori ya A. Ibi bituma itangwa rya CIT riba rirushaho kumushishikaza. Yes, rero nkuko mubyumvishe iyi yari setting and plot. Muri section B hano tugiye kureba conflict plus characters and characterization. The first conflict he faces bureaucracy and corruption. On page 25, after Alu has overcome the shock of getting CIT placement and scholarship, we are told, if we send him, you will lose your son. It's a far place, America. Hano baratubwira ngo intambara ya mbere ahura nayo na akarengane. Tukaba tubisanga ku ipaji ya 35 nyuma yuko Alu yakiriye inkuru yuko yabonye umwanya muri CIT n'ubusabe bw'ishuri. Turabwirwa ngo nimwohereza muzabura umwana wanyu. Amerika ni kure cyane. The second conflict is developed by Vergy and his mother. His mother stands in his way, raising issues of money required for pocket money,
transport and upkeep, as well as her fear of losing him to a different culture. Hano baratubwiye ngo intambara ya kabiri iterwa na Vergi hamwe na nyina amubera inzitizi, azamura ibibazo by'amafaranga akenewe ku mafaranga y'icupa, ingendo n'ibindi bikenerwa, ndetse n'ubwoba bwo kumubura kubera umuco w'amahanga. Tudatinze rero reka tugane no kuri characters and characterization. Tugiye guhera ku mukina nkuru Aru. Aru is intelligent, scores straight A studies in his final exam, determined to study medicine, respectful to his mother, and hardworking. He wrote many applications with the aim of getting a varsity in America. Ngabakinyi n'imiterere yabo. Turaza guhera ku mukina nkuru wa mbere ari we Aru cyangwa se character Aru. Ngo ni umuhanga, atsinda straight AS study AS. Bivuze ko ubwo atsinda ku rwego hejuru kuri kategori ya A. Murabizi ko uba byibuze wujuje cyangwa se uri ku rwego hejuru nyine kabisa. Mu bizamini bye bya nyuma afite ubushake bwo kwiga ubuvuzi, yubaha nyina kandi akora cyane. Yanditse ubusabe bwinshi agamije kubona kaminuza muri Amerika. Noneho reka tujye ku mukarakita wa kabiri, ni Aru's mother cyangwa se manyina wa Aru. Ngo Katrina noneho characterization ze harimo loving, cautious, feared to lose her son, hardworking, single parent who raised the children after the death of her husband. Ubwo bivuze ko ni it's like it's a widow who raised the children after the death of her husband. She asks him to promise that he will not smoke, drink or marry a white woman. Ngo nyina noneho wa mukina nkuru ari we nyina wa Aru arakunda, ni umunyarukundo, murabyumva, aritonda, afite ubwoba bwo kubura umwana we, ni umubyeyi ukora cyane, wareze abana be wenyine nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Amusaba ko amusezeranya kutazanywa itabi, kutanywa inzoga no kutarongora umugore w'umuzungu. Noneho tudatinze reka tujye kuri the narrator and Aru are more upright. Noneho hano ngo the narrator and Aru, hano noneho tujye kuri characterization of uyu uri kutubarira inkuru ari we narrator na Aru. Yes, are moral upright, are morally upright, respectful and supportive. They do not raise their voices at their mother. They stand up when Mr. Vergi comes into the room, showing respect for elders and family values. Yes, nkuko babitubwiye rero, baratubwiye ngo umubara nkuru wacu cyangwa se narrator na Aru bafite indangagaciro nziza, barubaha kandi barashyigikira, nibazamura ijwi imbere ya nyina, nk'abahungu nyine mu rugo bakuru, nibazamura ijwi kuri nyina nyine ngo babe bamuzamuraho ijwi, bahaguruka igihe bwana Vergi yinjiye mu cyumba, bigaragaza kubaha abakuze n'indangagaciro z'umuryango. Muri section C reka turebe themes, point of view plus significant event. Themes: the story highlights education, family values, fear of change, leaving or departure, and marriage as social institution. Yes, hano ngo baratubwira ngo isanganyamatsiko nyamukuru, inkuru igaragaza amashuri cyangwa se uburezi, indangagaciro z'umuryango, ubwoba bwo guhinduka, gutandukana cyangwa kugenda, ndetse n'ishyingirwa ry'umuryango w'abantu. Yes, byumvikanye. Noneho reka dusobanure film kuri film. Nk'iya education is shown as the path to success. The narrator and Aru go to university. The two sisters are taken to school. Philos, though not good at school, is encouraged to go as far as he possibly
and later gets employed. Hano baratubwira ngo amashuri agaragazwa nk'inzira y'itsinzi. Amashuri cyangwa se uburezi, hano ni theme ya mbere nyine cyangwa se ingingo nyamukuru, ngo amashuri agaragazwa nk'inzira y'itsinzi. Umusangiza cyangwa se narrator w'iyi nkuru na Aru bajya muri kaminuza. Abakobwa babiri bajyanwa mu ishuri. Ubwo abo ni Mehirun ndetse na Razia. Hano none kandi bagaragaza ko Firoz nubwo atari mwiza mu ishuri asabwa kugenda uko ashoboye kose hanyuma aza kubona akazi. Family values are emphasized. Noneho dore indi film hano ya family values. Family values are emphasized. The children respect their mother. They neither smoke nor drink, and they stand up when elders like Mr. Verji enter the room. Marriage is also seen as important, with Razia and Mehirun marrying and moving to new places. Ngo indangagaciro z'umuryango cyangwa se family values zishyirwa imbere. Iyo ni film ya kabiri. Abana bubahanye ba nyina. Abana kuko baba bubaha nyina, ntibanywa itabi cyangwa inzoga, kandi bahaguruka igihe abakuze nka Bwana Verji binjiye mu cyumba. Ishyingirwa naryo rifatwa nk'ingenzi, aho Razia na Mehirun barongorwa bakajya mu bindi bice. Nk'aho ibyo bidahagije rero, reka tujye kuri point of view. The story is told from the first person perspective. The narrator is the second last born in a family of 3 boys and 2 girls. His voice is credible because he is an adult at university, observing Aru's destiny with fairness. Baratubwiye ngo hano cyangwa se point of view, inkuru ivugwa mu buryo bwa mbere cyangwa se ibagwa mu buryo bwa mbere. Umusangiza w'inkuru ni uwa kabiri uheruka kuvuka mu muryango ugizwe n'abahungu 3 n'abakobwa 2. Ubwo abahungu 3 ngo twababwiye, abahungu 3 ni Aru, Firoz ndetse n'uyu narrator wacu, ndetse abakobwa 2 harimo Mehirun n'undi mukobwa bita Razia. Ijwi rye ryizewe kuko ijwi rye ririzewe, cyangwa uwo ni narrator, ijwi rye ririzewe kuko ari umuntu mukuru uri muri kaminuza ureba ejo hazaza ha Aru mu buryo butabogamye. Noneho reka tugane kuri significant event. Mr. Datu's visit inspires Aru to dream of studying abroad. Later, the CIT scholarship offer becomes the turning point, focusing the family to confront both ambition and fear. Hano baratubwiye ngo ibyabaye bikomeye noneho cyangwa se significant event. Urugendo rwa Bwana Datu rutera Aru inzozi zo kwiga hanze. Nyuma itangazo ya buruse ya CIT riba ikintu gikomeye gituma umuryango uhura n'ibibazo ndetse n'ubwoba. Turabibutsa gukanda subscribe kuri Media TV, kandi ufungura ako kazogera kugira ngo ujye ubona notification buri uko dushizeho indi video. Kandi byaba byiza tubwiye muri comment indi short story twagusobanurira, tugiye kujya tubasobanurira novels, short stories ndetse n'ibindi kabisa. Rero watubwira, waduha igitekerezo cyawe muri comment, ukaduha inyunganizi, ukatubwira uko wumvishe niyo short story. N'ikintu cyose wifuza kutubwira kitubwire muri comment. Nagutinda reka tujye muri section 4 cyangwa se igice cya 4 turaza gusangamo title, hamwe babaza abazi examen, abakoze examen zo muri literature. Title hamwe akoza ati ese title irakwiye, title is appropriate. Turaza kureberamo muri gice title, author's intention cyangwa se umwanditsi, intego y'umwanditsi. Moyes Jivasanji yashatse kuvuga iki, ndetse guteranyaho na conclusion tunasoza. Reka duhere kuri title noneho. Is the title appropriate? Baratubaza hano ngo ese
title irakwiye. Yes, all the 5 siblings and their mother are involved in livings of sorts. Alu leaves for America, Razia marries and moves, Mehirun relocates, Firoz drops out and works, and the narrator joins the local university. The total captures both physical and emotional departures. Yes, ngwese umutwe w'inkuru urakwiye. Yego. Ahangaha nibakubaza is the title appropriate? Hano uzasubiza ko yes. Iryo nota rya mbere bamaze kuribona igihe uburicyuye. Mbere yuko uvugira ikintu uvuga yes, iyo ngiyo ni amanota ya mbere. Yes cyangwa se yego, abavandimwe batanu hamwe na nyina bose bagira uburyo bwo kugenda butandukanye. Aru ajya muri Amerika, Razi arashyingirwa akimuka, Mehiruni nawe arashaka akaza kwimuka, Firoza areka ishuri akajya gukora, naho umusangiza inkuru ajya muri kaminuza. Naho nareta cyangwa se umubara nkuru aza kujya nawe kujya muri kaminuza yo mu gihugu. Umutwe ugaragaza gutandukana nk'umubiri no ku mutima. Yes, umutwe ugaragaza gutandukana k'umubiri no ku mutima. Yes. Noneho bidatinze reka turebe author's intention cyangwa se intego y'umwanditsi. First, the author speaks to parents, showing that the way they raise their children determines their success. Second, determines their success. Second, he speaks to the youth, encouraging them to pursue education and dreams despite challenges. Ultimately, upbringing and values shape destiny. Yes, hano baratubwira ngo intego y'umwanditsi, icyambere umwanditsi abwira ababyeyi agaragaza ko uburyo bakurikirana abana babo ari bwo bugena intsinzi yabo. Cya kabiri abwira urubyiruko abarushishikariza gukurikirana amashuri y'inzozi nubwo hari imbogamizi. Yes, mu mpera uburyo bwo kurera n'indangagaciro nibwo bigena ejo hazaza. In conclusion, keep in touch. Don't miss. In conclusion, living is more than a story of going abroad. It is about hope, sacrifice, and the values that shape destiny. Thank you for joining us on Emi Media TV. We are stories where stories inspire and culture lives on. Remember to subscribe. Thank you. Hano batuka ngo living si inkuru yo kujya hanze gusa, ni inkuru y'icyizere, kwitanga n'indangagaciro zigena ejo hazaza. Murakoze kudukurikira kuri Emi Media TV. Mwibuke gukanda subscribe, mukande like kuri iyi video, muyisharinge ku bandi bantu nabo babone ano makuru meza, kandi mwibuke kutubwira muri comment icyo mwifuza ko twazabagezaho.